Singiza TV. Yesu ashimwe cyane bavandimwe bene data, ndabamukije inkuza Yesu Kristo umwami wacu. Nezera Imana impaye umwanya kugira ngo tubane kandi tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko Imana yampamagariye. Mbere y'uko nkomeza nabanza kubibwira, nitwa Mutaganda Marcel, ndi umupasitori mu itorero Methodiste Libre mu Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Nyobora paruwase ya Gisovu. Nubwo ni umupasitoro ariko nagize n'umugisha bijyanye no kwiga, nyuma yo kwiga amashuri yisumbuye nk'uko bisanzwe. Nize kaminuza icyiciro cya kabiri, lisansi cyangwa se bachelors muri theology. Ndangije nakomeje kandi kwiga nkomeza muri masters, n'ubundi muri theology, masters of arts in theology. Nyuma yaho nakomeje kandi no muri doctora, ndangiza PhD mu 2018. Ndi specialized muri systematic theology cyangwa theology systematic. Ibyo rero bishimira Imana, kandi simbyirata ahubwo nirata ko muri byose uko nagendaga niga byatumye ndushaho kwegera Imana no kurushaho gukunda umurimo wayo n'ijambo ryayo. Muri iyi minsi rero abantu ijambo ry'Imana bishimira kuryumva no kuryigisha, yenda batabifitiye n'ubumenyi buhagije mu kubikora, ariko cyane cyane hari ibitabo bibiri bigoranye mu gusobanura, bigoranye mu kwigisha. Harimo igitabo cya Daniyeli n'igitabo cy'ibyahishuwe. Ni ibitabo bita ko ari apocalyptic literature. Iryo jambo rya apocalyptic riva ku kigiriki apocalypsis, bisobanura iby'imperuka, end of the world cyangwa se la fin de temps. Ubwo rero ni ibitabo abantu ubona bibagoye kumva cyangwa se no gusobanura. Muri iyi minsi rero numvise mfite umuhati wo kuba nagira icyo nkora mu gufasha abantu mu kugira icyo bamenya mu buryo wenda bw'ibanze, nubwo batagira ubumenyi bucukumbuye cyane, ariko nibura bakagira iby'ibanze bamenya ku bigendanye n'ibyo bitabo. Bizadufata umwanya muremure ariko ndumva nzagerageza, Imana izambashisha. Mbere y'uko rero mbyinjiramo, nagira ngo dusenge Imana. Data mwiza, Mana nkuru, Mana nzima, Mana ikiranuka, Uwiteka n'iryo zina ryawe ntuhinduka, ntuhindurwa n'ibihe, iteka ryose uri Imana. Ndagushimiye rero ko mpaye umwanya kugira ngo nganire na bene data ijambo ryawe, ntaba ari jye ahubwo wari ukumbashisha. Uyu muhati Mwami mfite, nkomeze unshyigikire, ko wavuze ngo uyu muhati si ubusa ku Mwami. Ku mwanya w'ingenzi uko ushaka unyiteho nkoreshe, ndakwemereye. Byose mbisabye Imana ari Yesu umwami wacu, amen. Nk'uko nari ndi kubivuga rero yuko mfite umuhati wo gufasha bene data batagize uburyo bwo kwiga theology mu buryo bwisumbuye ngo bamenye ibya Bibiliya, ndetse n'abatayize namba, kandi abo ni abakristo bizakeneye kuba bafashwa mu bumenyi kugira ibyo basobanukirwa muri Bibiliya. Nk'uko intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 4, Timoteyo wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 2, hamubwiye ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Dufite inshingano rero yo kwigisha, dufite inshingano yo guhugura ndetse no guhana no gutesha. Rero nk'uko nabivuze, mfite ishyaka ryo kuba rero nahugura abantu nk'uko nagize umugisha nanjye wo kwigishwa. Nk'uko nabivuze rero, igitabo cya Daniyeli ngira ngo duhereho, ariko mu kano gace k'ibanze ko gutangira turibanda cyane cyane ku
igendanye na background cyangwa se insobanuro rusange by'ibanze by'ingenzi mu kumenya kuri daniyeli, umuhanuzi daniyeli, cyane cyane twibanda ku bwanditsi kwa niba kuko ari we wanditse kiriya gitabo cya daniyeli, kuko kigirwaho impaka kuva na kera. Abantu bamwe bavuga bati daniyeli si we wacyanditse, abandi bati ibyo yavuze ni ibitekerezo bye si ubuhanuzi. Tubuze kuza kubireba. Mu mirongo myinshi y'iki gitabo cya daniyeli hagaragara ko daniyeli ari we wacyanditse, cyane cyane iyo turebye mu gice cya 9 umurongo wa 2, igice cya 10 umurongo wa 2 hagaragaza ko daniyeli ari we wanditse kino gitabo. Imirongo mwazayisoma muzabona ko daniyeli ahamya ko ari we wacyanditse. Ariko kandi na Yesu Kristo ubwe nawe yabivuze neza, avuga ko daniyeli ari we wacyanditse, ubwo yavugaga ibigendanye n'ikizira cy'umurimbuzi muri Matayo 24 umurongo wa 15, hari aho Yesu yavuze nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi daniyeli, avuga ku kijyanye n'ikizira cy'umurimbuzi. Kandi ikizira cy'umurimbuzi nyine cyari cyavuzwe na daniyeli. N'ubundi tubibona muri daniyeli cya 11 umurongo wa 31 n'icya 12 umurongo wa 11. Reka dusome hamwe mwaho ngaho, dusome muri daniyeli 11:31 twumva uko havuga. Haravuga ngo azahagurutsa ingabo ze zonone ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Ahangaha tuzasobanura nyuma neza tuhumve, gusa nagira ngo nerekane ko Yesu yakotinze cyangwa se yavuze cyangwa se yemeje ko daniyeli ari wanditse nyine iki gitabo, ubwo yavugaga cyane cyane kuri ijambo ry'ikizira cy'umurimbuzi. Twari turimo tureba rero isako ko daniyeli igitabo niwe wacyanditse, turebye bimwe byo ngibyo aho daniyeli ubwe abihamya, ndetse na Yesu akaba yiraje kuza kubihamya. Igitabo cya daniyeli bivuga ko cyanditswe mu mwaka wa 530 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Harashize igihe gito umwami w'Ubuperesi Kuro yigaruriye umurwa cyangwa se umujyi wa Babuloni. Ibyabaye mu mwaka wa 590. Bivuga rero ko icyo gitabo nyine cyanditswe mu mwaka nyine wa 530. Daniyeli nk'uko bisobanurwa izina rye bivuga ko ari mu Giheburayo bivuga ko ari Daniel. Igiheburayo bivuga ngo Imana niyo mucamanza wanjye, Dieu est mon juge, God is my judge. Yagize umugisha ku Uwiteka, abana cyangwa se akorana n'abami benshi, bishingiye yuko yari umukiranutsi yubahaga Imana. Daniyeli yakoranye n'abami 4. 2 bayoboraga Babuloni, na 2 bayoboraga ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi. Yatangiye gukorana na Nebukadinezari, umwami wa Babuloni. Nebukadinezari aza gusimburwa n'umuhungu we witwa Belushazari, nawe aho bombi bakoranye na daniyeli. Ubwami bwa Babuloni buza kuza guhirikwa n'ubwa Medi na Peresi. Dariyusi aba ari ubanza akorana na daniyeli. Dariyusi avaho Kuro nakorana na daniyeli. Urumva ko daniyeli rero yakoranye n'abami 4. Si ikintu cyoroshye, kandi abo bami bari abami b'abanyamahanga, abami b'abapagani batubahaga Imana y'Abisirayeli. Nyamara kandi aho hose daniyeli yagendaga bishingiye mu gukiranuka kwe, imirimo myiza yakoraga mu guhesha Imana icyubahiro, agenda yemeza konvenka abo bami bose, bikarangira bahimbaje Imana ya daniyeli, bayivuze neza, bayubashye. Daniyeli rero si uko atageragejwe, si uko atahuye n'intambara, ariko muri byose yagiye agaragaza isura nziza, ahesha Imana icyubahiro. Rero nk'uko natangiye mbivuga ku mpaka zigirwa ku gitabo cya daniyeli, bamwe bemeza ko rero biri mu gitabo cya daniyeli ari ibitekerezo bye, hari ibintu biri aho ngaho atari ubuhanuzi, ari ibitekerezo bye, ndetse ko byose byasohoye mu kinyejana cya 2 mbere y'ivuka rya Kristo, mu gihe cya Makabe,
ko hari ibyo ngibyo daniyeli yabivuze nk'ibitekerezo bye kandi byose bikaba byasohoye nyine nk'icyo gihe, bakabishingira rero cyane cyane ku bwami bune daniyeli yahanuye buri mu gice cya kabiri, aho umwami Nebukadinezari yarose abona ishusho y'umuntu igizwe n'ibice bine bigereranywa n'abami bane. Ntabwo ndabugiye cyane cyane muri izo nzozi, tuzazigarukaho tugenda turi igice ku kindi. Ariko rero ubwo bwami buvugwa muri Daniyeli igice cya kabiri, bamwe bavuga yuko nyine ubwo bwami bune ari Babuloni, hagakurikiraho ubwami bw'Abamedi, hagakurikiraho ubwami bw'Abaperesi n'ubwami bw'Abagiriki. Noneho bagatandukanya ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, bakabaramo bubiri butandukanye, bakabutandukanya. Bakavuga rero bati Daniyeli rero yahanuye cyangwa se yavuze iby'ubwami bune. Ubwami bune rero ni Babuloni, yasimbuwe n'Abamedi, isimburwa n'Abaperesi, isimburwa n'Abagiriki. Ati kandi Abagiriki ingoma yabo yarangiye mbere rwose y'ivuka rya Kristo. Ati ubwo rero ibyo Daniyeli yahanuye yavuze byarangiye mbere y'ivuka rya Kristo. Nyamara kandi dusomye muri Daniyeli igice cya gatanu umurongo wa 28, tubona neza ko rwose ko Daniyeli we yatandukanyije, yerekanye ko ubwami bwa Medi na Peresi ari ubwami bumwe, ko buri hamwe. Ubu rero ababihinyura bo batandukanye nyine ubwami bwa Medi bwa Peresi bakabamo ubwami bubiri butandukanye. Icyo rero ni kimwe bamwe bavuga, ariko iyo urebye neza usanga ibyo Daniyeli yahanuye yavuze ntabwo byasohoye gusa mu kinyejana cya kabiri mbere y'ivuka rya Kristo, turibuze kuza kubibona. Kuko mu byo Daniyeli yavuze, Daniyeli yahanuye yavuzemo na Mesiya. Kandi Mesiya yaje nyuma y'ubwami bw'Abagiriki. Yavuze kuri Mesiya umutware, tuzayibona muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 25 kugeza 27. Ubwo rero aho hose tuzagenda tuhabona yuko Daniyeli ibyo yahanuye byose bitasohoye. Nari ndimo mvuga ko ubwami rero bune bamwe batandukanya, ubwami bw'Abaroma ntibabugereho, bakavuga nyine ubwami bw'Ababuloni, ubwami bw'Abamedi, bakabutanga n'ubw'Abaperesi, bakongera bw'Abagiriki. Ariko nk'uko twabibonye nyine cyase muzasome muri Daniyeli igice cya 5 28, ubwami Daniyeli bavuga yuko ufata nk'ubwami buhurira hamwe cyangwa se bumwe, ubwami bumwe. Ikindi cyerekana ko Daniyeli cyangwa se igitabo cya Daniyeli kitanditswe mu kinyejana cya kabiri mbere y'ivuka rya Kristo, ni uko ururimi igitabo cyari cyanditsemo, ururimi rw'umwimerere igitabo cyari cyanditsemo, ururimi rw'Igiheburayo n'Icyarameya, rwa rurimi rutari rugikoreshwa mu kinyejana cya kabiri mbere y'ivuka rya Kristo, kuko umuzingo w'igitabo wabonetse ku nyanja y'umunyu. Byagaragaye ko ururimi uwo muzingo wari wanditsemo, ururimi rw'Igiheburayo n'Icyarameya, rwa rurimi rutagikoreshwa mu kinyejana cya kabiri, rwa rurimi rwa kera. Navuga ko rwasanga rwari rwaratawe agaciro, cyane cyane bikagaragazwa n'amagambo yo muri Daniyeli cya 3, hariya ari amagambo ya mene tekel farsin. Hariya ni amagambo avuga ko yari mu rurimi rw'Icyarameya ariko rwa kera, rutari rugikoreshwa mu kinyejana cya kabiri mbere y'ivuka rya Kristo. Ikindi kandi nkuko nimbivuze mu kanya, cyerekana ko ibyo Daniyeli yahanuye byose bitarangiye mu kinyejana cya kabiri mbere y'ivuka rya Kristo, ni uko Daniyeli yahanuye ku bigendanye na Mesiya umutware, avuga nk'uko nabivuze mu kanya, muzahasome Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 25 27, ava ku bya Mesiya. Kandi Mesiya ntabwo yaje ku ngoma y'Abagiriki, yaje ku ngoma y'Abaroma. Tuzi ko Yesu yapfuye mu mwaka 33, niko bivugwa, mu gihe nyine cye hari ku ngoma kandi y'Abaroma. Byerekana rero ko n'ubundi buriya bwami bwahanuwe Daniyeli yavuze bune harimo n'ubw'Abaroma.
byerekana nyine yuko ni ubwami bwa Babuloni, ubwami bwa Medi na Peresi buri hamwe, ubwami bw'Abagiriki, noneho n'ubwami bw'Abaroma bwa kane, ari nabwo Yesu yavutse mu buyoboye butegeka nyine Isirayeli. Ku bw'ibyo rero bigaragara ko Daniyeli ibyo yahanuye byose bitasohoye, kuko yavuze no kujya Mesiya, se tuzabona ko ari naho yavuze ku byo kurimbuka kwa Yerusalemu, umurwa wera, ndetse hari n'aho avuga n'ibyo kuzuka n'iby'imperuka, avugaho n'iby'imanza. Ubwo rero tuzabona nyine byerekana ko rero abavuga yuko ibyo Daniyeli yahanuye yavuze mu gitabo cye avuga ko byasohoye byose ntabwo ari byo. Izo zari impamvu zimwe mu ntanga zerekana ko nyine ibyo Daniyeli yahanuye byose bitasohoye mu kinyejana cya kabiri mbere y'ivuka rya Kristo. Hari n'ibindi bitari byasohora. Imana yacu idufashe cyane. Insanganyamatsiko y'igitabo cya Daniyeli, igaragara muri gitabo nyine cya Daniyeli cyo cya 4 umurongo wa 14, ariko mu zindi Bibiliya n'umurongo wa 17, na Daniyeli 5:21. Turasoma hamwe mwaho ngaho, ntabwo turasoma hose. Reka dusome Daniyeli cya 4 umurongo wa 14, twumve ko havuga. Daniyeli 4 umurongo wa 14, ngiye muri Bibiliya yanjye ni ku murongo wa 14, ariko hari izindi Bibiliya harimo ku murongo wa 17. Umurongo wa 14 uravuga ngo, iki gihano cyategetswe n'abarinzi gihamywa n'ijambo ry'abera, kugira ngo abakiriho bamenye ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibugabira uwo ishaka, ikimikamo uworoheje nyuma ya bose. Insanganyamatsiko y'igitabo cya Daniyeli ivuga yuko Imana isumba byose niyo itegeka ubwami bw'abantu. Niyo nsanganyamatsiko y'igitabo cya Daniyeli. Aya magambo dusomye ni amagambo ari mu nzozi umwami yari yarose. Umwami yari yarose inzozi z'igiti kinini cy'inganzamarumbo. Ni umwami Nebukadinezari yari yarose igiti cy'inganzamarumbo kinini cyane, cyari gifite amashami manini cyane, gifite n'imbuto nyinshi, amashami manini cyane, inyoni zazaga zikarikamo, ndetse munsi y'icyo giti ngo harimo haza inyamaswa zikugamamo. Nyuma haza kuza ijwi rivuga ngo igiti nigitemwe, ngo nigitsindwe. Tsindwe icyo giti, ariko igiti cyacyo bakibohesha imigozi y'ibyuma. Cyashushanyaga nyine yuko n'ubundi azamara imyaka 7. Azamara imyaka 7 ahanwa, akarisha nk'inka, kugeza ubwo amenye yuko Imana igabira ubwami bwayo abishaka nuko ishaka. Iyo ni teme santarare rero irimo kino gitabo cya Daniyeli. Ubundi igitabo cya Daniyeli n'ubundi kigabijemo ibice bibiri. Umurongo cyo cya mbere kugeza cya 6 hakubiyemo ibyabaye ku bami, cyane cyane ku bw'abami bayoboraga Babuloni, ariko kikageza ku kigo kindi gihera ku cya 7 cya 12. Icyo cya mbere cya 6 ibyinshi byabaye mu gihe cya Daniyeli, agenda bisobanura ko bagenda bagiye basimburana. Igice cya 7 cya 12 hakubiyemo cyane cyane ibyagombaga kuba ku ngoma, ku miyoborere, ku buzima, ku butegetsi bw'Abisirayeli, hakazamo ndetse n'akandi gace kavuga ku by'imperuka. Ubwo rero tuzagenda tubisoma gake gake, ariko ngarutse kuri teme santarare cyangwa se ku ngingo nkuru kino gitabo, yuko Imana isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu. Aya magambo aragira ngo rwose nyacakarongo nyavugeho ku iyi teme santarare mbere yuko nsoza kano gace. Imana ishobora byose niyo itegeka ubwami bw'abantu, ariko ahangaha nimvuga ubwami bw'abantu tugendane neza. Ntuwumve ko ari ubwami nyabwami, wumve ko ari ubuyobozi, wumve ko ari pozisiyo runaka, titire runaka umuntu yafite ku mwanya runaka. Twebwe turi abapasitoro, hari n'abatuyobora mu nzego zikaze zo hejuru, n'indi mirimo yindi mu nzego za politike n'iki byose.
uburyo ki waba warageze kuri uwo mwanya, yaba ari Imana yagushyizeho ndetse yari yanabigusezeranije mbere yaho neza ukaba wari ubizi, bwaba ari amayeri wakoresheje cyangwa se imbaraga mu buryo bwose wakoresheje, ukwiriye kumenya yuko hejuru y'ibyo ngibyo, mu gihe waba rwose wumva umeze neza, kumva ko utekanye, wishimye, unezerewe kubera pozisiyo runaka ufite, ujye uzirikana, ujye wibuka yuko hejuru yawe hari Imana. Hejuru yawe hari Imana, bigutere guca bugufi, bigutere kubaha Imana, bigutere kwihana, bigutere guhora uzi ngo Imana niyo ingize, Imana niyo iri kuri kontorore, Imana iri kuri kontorore. Uyu munsi nshobora kuba nyoboye rwego runaka giye cyangwa wowe, hejuru bakavuga bati kanaka byarangiye, wa mwanya we bawuhaye undi, undi azarahira iki n'iki, cyangwa se hakumvikana inkuru ivuga ngo kanaka byarangiye yatashye, ikiriyo kiri kubera aha n'aha, gushyingura n'itariki n'iyi bazashyingura aha n'aha. Niko bimeze, niyo realite y'isi. Umwanya waba uriho, umwanya naba ndiho, ijambo waba ufite ku kintu runaka, si mu buyobozi gusa, emwe no muri business waba ukora, Imana ikaba yarakuzamuye ukagera ahantu runaka, cyangwa se ukaba ugezeho yenda mu bundi buryo yenda butanesha n'Imana icyubahiro, nabyo harimo abajya babikora. Nzi ko ubutumwa buzumvwa n'abantu benshi. Menya ngo nibikubera umwanya wo guca bugufi, umwanya wo kwihana, ugiye kuba umwanya wo kwirata, wo kwikakaza, wo kwiyemera, wo kwibona, ahubwo bikubera umwanya mwiza wo guca bugufi imbere y'Imana, kuko Imana niyo kuri kontorore, niyo igenga ibyo byose, bishatse yabihindura. Tubona benshi, dufite ibyitegererezo byinshi, ntirirwa mvuga nange murabizi, by'abantu bari bagiye bakomeye, ha perezida n'abandi babacuruzi bakaze bakomeye, bakoraga imirimo itandukanye, ariko amateka, byaba amateka, bamwe rwose banagiye batabanashaje rwose, batari bashaje ariko baragiye, abandi baricaye kandi batari muri pansiyo neza. Ubwo rero byose nyine tujye tumenya ngo Imana ni kuri kontorore. Umuhanga umwe w'umufilozofe ariko wemeraga ko Imana iriho, kuko nta filozofe batemera ko Imana iriho, barahari. Uwo yemeraga ko Imana iriho aravuga, adefinisa umuntu nyamuntu, umuntu wuzuye, umuntu ufite impagarike. Aravuga ati rwose ku bwanjye umuntu ufite impagarike ni umuntu wemera ko hejuru ye, hejuru y'umutwe we, hejuru y'umusatsi, hari undi mugabo ukomeye, hari Imana, hari Uwiteka. Uwo muntu akahora azirikana ko hejuru ye hari Imana, imufiteho ijambo rya nyuma. Uwo utabyemera gutyo akavuga ati uwo si umuntu wuzuye, afite icyo abura. Umuntu nyamuntu hejuru yemera ko hari Imana ishobora byose, imufiteho ijambo rya nyuma, igenga ubuzima bwe, itegeka ubuzima bwe. Arakomeza aravuga ati umuntu impande ze agomba kumenya ko hari abantu bagenzi be, abavandimwe be, inshuti zaturanyi, bigatuma rero abona ko ariho ku bwa bagenzi be, nabo bagenzi be ariho ku bwe, bigatuma aca bugufi, bigatuma abana n'abantu neza. Aravuga ati kandi uwo muntu nyamuntu agomba kumenya ko isi ayitegeka, isi iri munsi y'ibirenge bye, akayigendaho yumva ko afite ubutware hejuru y'isi, ko atagomba gutegekwa n'iby'isi, kutagomba kuba imbata y'iby'isi, ko ahubwo we abitegeka, ntibimutegeke. Hari abantu ubona aho kugira ngo iby'isi abitegeke, ugasanga ahubwo yabaye imbata y'iby'isi, ugasanga yikoreye isi, ni imbata y'isi, iby'isi n'igihe muyobora. Abo bantu nabo bariho, aho kandi ni ikibazo. Rero bene data bavandimwe, dukwiriye nyine kuba abantu buzuye, kandi tukemera yuko Imana yacu nyine niyo itanga ubwo buryo, n'itanga ubuzima, n'itanga imibereho, nayo itanga amatitire yose, kandi iyaha uwo ishaka n'uko ishaka, n'igihe ishakiye uyu munsi yabihindura. Duha agaciro rero, duha umwanya umwuka wera mu buzima bwacu, kugira ngo ajye ahora atwibutsa. Umwuka wera niwe mujije, niwe mushinjacyaha, ariko kandi ni umufasha twahawe, umufasha Yesu yaduhaye, avuga ko azabana natwe. Uwo niwo utuma rero duca bugufi iteka ryose, niwo utuma tugenda twigengesereye, bigatuma dushyira Imana hejuru.
ndakwifuza kuyoborwa n'umwuka wera rero kugira ngo uko bukeye umunsi ku wundi umwuka wajya kuganza ntumuzinure, ahubwo wowe mwuka wera agende akuyobora akwigisha guca bugufi no kubaha Imana. Murakoze rero, reka ngo tuzakomeza ubutaha. Reka dusenge Imana. Data mwiza, ndagushimye cyane, nguhimbarije ineza n'urukundo rwawe, nguhimbarije ko watubanye kandi ko watunziritse, ko waturengeye. Ijambo ryawe ritweretse, riduhuguye yuko ni wowe utanga ubwami, ni wowe uri hejuru y'ubwami bwose, ubugabira uwo ushaka n'uko ushaka. Tubashije kubaha rero no kugendera mu bushake bwawe, ibyo waduhaye dukora, ibyo waduhaye tuyoboye, twebwejeho ngo duce bugufi, tubone ko umwanya mwiza ushobora kubihindura ukabituvanamo umwanya wari wose. Twishe guca bugufi no kumvira umwuka. Urakoze kuba ubyumvise, byose mbisabye Imana usabye umwami wacu, amen. Nk'uko rero nababwiye ntangira, mwari kumwe na Evangeliste Dr Mutaganda Marcel, mbifurije umugisha w'Imana. Shalom shalom. Long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope in this world.